Tubahaye ikaze bakunzi bacu, bakunzi b'ijambo ry'Imana, mudukurikira ku muyoboro ijambo rya Imana TV. Tubahaye ikaze mwese kuri uyu munsi tugize amahirwe yo kugaruka muri umwanya wo gusangira ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha, tuguhaye ikaze ubane natwe muri umwanya w'ijambo ry'Imana, kandi Imana ikugire neza, twebwe twese iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Reka dutangire dusenga Imana uko bisanzwe. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye. Tuje imbere yawe, tuje imbere y'isi kamera kugira ngo tuvugane n'abantu bawe iby'ijambo ryawe, icyo ushaka ku bantu bawe muri iki gihe. Niyo mpamvu tuje imbere yawe kugira ngo tugusabe imbaraga, ushyigikire umurimo wawe, ijambo ryawe, ibimenyetso n'ibitangaza, Mwuka Wera bishorere iri jambo, kandi ufashe umugaragu wawe ntaba ari we, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ibintu byose bishyirirwe hasi munsi y'ibirenge byawe kugira ngo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Urakoze cyane, ufashe abadukurikiye n'abazadukurikira, iri jambo rizahembura imitima ya benshi, kandi Mwami Imana yacu rizaba inkomezi mu by'uru rugendo kugera igihe tuzashyira mu bwami bwawe. Urakoze komishe gusenga kwacu, reka ubuntu bwawe bukomeze kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nk'uko bisanzwe, amazina ni Emmanuel Nzabonimana. Tugarutse kuganira namwe ku ijambo ry'Imana. Turashimira abadukurikiye ku biganiro twagiye dushyiraho ijambo ry'Imana, ubuhanuzi twashyizeho, abagenda bagira reaction cyangwa abagaragaza ko badukurikiye, turabashimiye. Ni ukuri mujye mwandikamo hepfo muri komenti ababishoboye. Turabizi ko hari n'abatabishobora, ikoranabuhanga abantu bose ntibaba barizi, ariko ababishobora Imana ibaha umugisha. Nugira umugisha wo kudukurikirana, ujye utwandikira utubwire ko wadukurikiye, utwandikire, udusuhuze, birashoboka, hariya turabibona. Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane kudukurikira kandi kuri uyu munsi turagira ngo tuganire ijambo ry'Imana, tubibutsa ko muri ibi bihe ijambo ry'Imana ari ingume ku bantu benshi. Ijambo ry'Imana ni ingume ku bantu benshi. Abantu benshi kubona ijambo ry'Imana biragoye, kandi no kuritanga nabyo mu buryo bw'ukuri bwa nyabwo nabyo ni ikibazo. Ariko duhagurukijwe n'Imana kugira ngo tubwire abantu b'Imana ijambo ryayo, tubabwire icyo Imana ibashakaho, duhumurize imitima ibabaye, dukomeze amavi asukuma atendebutse, kugira ngo twebwe twese twubake ubwami bw'Imana. Urakoze cyane, tuguhaye ikaze. Tuzanye rero uyu munsi ijambo ry'Imana rikomeye, ariko Imana ishaka kuvuganiramo nawe. Ni ijambo rifite intego ivuga ngo niba imfatiro zishenwe, umukiranutsi yakora iki? Niba imfatiro zishenwe, umukiranutsi yakora iki? Muri iri jambo turaza kurebera hamwe imfatiro z'umuntu, imfatiro z'ibiriho, imfatiro z'ibigaragara n'ibitagaragara. Tuze kureba icyo zimarira umuntu, hanyuma tuze no kureba igihe zishenywe, uko umuntu bimugendekera, hanyuma tuze gushaka dufatire hamwe icyemezo cyo mu ijambo ry'Imana, umwanzuro w'igisubizo gisubiza kino kibazo kivuga ngo umukiranutsi yakora iki imfatiro zashenywe. Urakoze cyane, tuguhaye ikaze. Turifashisha ijambo ry'Imana birumvikana nk'uko bisanzwe. Uyu ni umwanya w'ijambo ry'Imana. Turagukangurira gufata umwanya ukamva ijambo ry'Imana witonze, umwanya wose ubonye, uko waba ungana kose. Turakurarikira gukurikira ijambo ry'Imana. Ni iryo buhanuzi butavangiye, ni iryo nkomezi, nizo mbaraga, niwo mutsima utera imbaraga bagenzi bagana mu gihugu cyo mu ijuru. Turagira ngo dusome ijambo ry'Imana tugiye gutangiriraho. Dusome ijambo ry'Imana dusoma muri Zaburi
Zaburi ya 11 turasoma n'umurongo wa 3. Zaburi ya 11 umurongo wa 3 haravuze ngo, niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Ni nawo mutwe cyangwa niyo teme y'iri jambo tugiye kuganira. Niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Imana tugire neza. Turasoma kandi mu gitabo cya Yobu igice cya mbere, duhere ku murongo wa 13 tuze kurangiza umurongo wa 22. Tugiye kureba kimwe mu rugero cyangwa se mu bihamya biza gutuma nawe utekereza ukareba ku mfatiro zawe, ugatekereza ukareba ku kimeze nk'imfatiro. Turashaka kubwira abantu b'Imana ngo umuntu wese uriho uhumeka hari imfatiro ziba zihari afatiyeho imibereho y'ubuzima busanzwe, afatiyeho ubuzima, imibereho. Tugiye gusomera ijambo kugira ngo turebe, twifashishe uru rugero rw'umuntu w'Imana Yobu. Ahari warabisomewe, ahari warabisomye, ahari warabyigishijwe, ahari warabyigishije, ariko muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana ikibazo kirabaza ngo, niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Imana iguhe umugisha. Reka dusome igice cya mbere, duhere ku murongo wa 13. Titre cyangwa se umutwe w'amagambo uravuga ngo, Imana yemerera Satani kumunyaga no kumwicira abana. Maze umunsi umwe abahungu be n'abakobwa be barasangiraga banywera vino mu nzu ya mukuru wabo, nuko haza imbitsi kuri Yobu iti. Murongo wa 14, amapfizi yahingaga n'indogobe zarishaga iruhande rwayo. Amapfizi yahingaga n'indogobe zarishaga iruhande rwayo, maze abasheba babyisukamo barabinyaga, ndetse bishishije abagaragu bawe inkota, cyangwa se abagaragu babicishije inkota. Ninjye warokotse njyenyine wo kubikubikira. Uwo ni umubitsi wa mbere. Umurongo wa 16 ni uwa kabiri waje kubika. Haravuga ngo, akimara kubika ibyo haza undi ati, umuriro w'Imana wavuye mu ijuru utwika intama n'abagaragu birakongoka. Ninjye warokotse njyenyine wo kubikubikira. Uwo ni umubitsi wa kabiri. Uwa gatatu ku murongo wa 17 haranditse ngo, akibivuga haza undi wa gatatu nyine ati, Abakaludaya biremyemo ibitero 3 bisuka mu ngamiya barazinyaga, ndetse bicishije abagaragu inkota. Ninjye warokotse njyenyine wo kubikubikira. Uwa kane uri ku murongo wa 18 akibivuga haza undi wa kane ubwo ati, abahungu bawe n'abakobwa bawe basangiraga banywera vino mu nzu ya mukuru wabo, nuko haza inkubi y'umuyaga iturutse mu butayu ihitana imfuruka 4 z'inzu, maze nzigwira abo basore barapfa. Ninjye warokotse njyenyine wo kubikubikira. Murongo wa 20, maze Yobu aherako arahaguruka ashishimura umwitero we, arimoza yikubita hasi arasenga ati, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe ubintwaye. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Muri ibyo byose Yobu ntiyakoze icyaha, haba no kubiherereza ku Mana. Imana itugire neza. Turasoreza mu gitabo cy'Abaheburayo, rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 38.
Imana ishimwe. Reka tuhasome hanyuma twihute tuvuge kuri aya magambo mu mwanya mutoya. 10 urwandiko rwandikiwe Abaheburayo umurongo wa 38 haranditse ngo, ariko umukiranutsi wanjye azabishwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Imana itugirire neza. Nshuti muvandimwe unkurikiye, ndagira ngo nkubwire ngo nzanye ijambo rikubwira ngo niba imfatiro zishenywe, umukiranutsi yakora iki? Dusomye uyu muntu w'Imana Yobu, dukuraho icyitegererezo cyiza cyo kwihangana, dukuraho icyitegererezo cyiza cyo gukomera ku Mana, akamenya ibimuteye aho biturutse, akamenya gusubiza neza, akamenya kwihangana, akanamenya ko yinjiriwe ariko kandi akihanganira ibyo bimugerageza. Reka tuvuge gato impamvu zo gusenyuka kw'imfatiro k'uyu mugabo Yobu. Uyu mugabo yari umukire, afite amateka y'ubutunzi bwinshi, ariko ari n'umukiranutsi. Ari umukiranutsi yubaha Imana, kugeza igihe Imana yicaraga ikirata ikavuga iti, ikirato cyanjye Yobu. Umunsi umwe Bibiliya itwereka ko mu gihe cyo gushengerera cyangwa se mu gihe cyo kuramya Imana no kujya kuvuga amakuru mu ijuru imbere y'Imana, Satani ajya gushengerera kimwe n'abandi bose. Ndagira ngo mbabwire ngo bantu b'Imana, tugiye twitonda. Twagiye tubibona Imana ivuga ngo ndatuma nde kujya gushukashuka umuntu kugira ngo mbone impamvu yo kumukorera umugambi namupangiye. Imyuka yose ikaza kuvuga uko izabigenza. Hakaboneka n'umwuka uvuga ngo ngewe ndagenda njye mu bahanuzi be, mu bahanuzi bose, umwuka uyobya, ndagenda njye mu bahanuzi bose, hanyuma bahuza inama bamuhanurire ko naza gutereramo Galiyadi araza guhirwa, biraza kugenda neza. Ariko sicyo nshaka kuvugaho, kane kujya muri byinshi. Icyo nshaka kukubwira nuko uko byamera kose, iyo uri umukiranutsi, iyo ukiranuka, uko byagenda kose Imana irakwirata. Jya wicara uzi kuri ikirato cy'Imana. Imana igifata ikavuga iti, dore kana, urabona ukuntu akiranutse, urabona ukuntu atabarutse, ukuntu avuye muri rugamba, urabona ukuntu yitwaye neza, urabona ukuntu anesheje. Imana ikishimira bene icyo kirato. Ndagira ngo nkubwire ngo aho uri, ibyo urimo, ibyo ukora byose, iyo ukiranutse ukagenda uko Imana ishaka, uba uri ikirato cy'Imana. Uyu mugabo Yobu rero nawe yari umukiranutsi yubaha Imana, ari n'umutunzi mu by'ubuzima, afite imfatiro zikomeye zitajegajega. Imana yaramuhaye umugisha, yarabyaye abahungu n'abakobwa. Imana yaramuhaye umugisha, afite inka zihinga, afite ingamiya, afite imikumbi, afite amashyo. Birumvikana uyu muntu yari umutunzi mu by'ubuzima, yari afite ibintu byose umuntu yashingiraho avuga ko uyu muntu yari afite ibintu byose. Niba umuntu yari afite imashini zihinga cyangwa se inka zihinga, akagira imikumbi, akagira amashyo, akagira abana be bagiraga n'ibirori by'amasabukuru y'amavuko bakanywa bakishima, bivuze ko uyu muryango wari umuryango ubayeho neza. Ariko hakiyongera ikintu cyitwa kubaha Imana. Imana itugire neza. Muri kino gihe biragoye kubona umuntu ufite itunga ringana gutyo, ubutunzi
ukomeye mu by'ubuzima ngo Imana imwirate ivuga iti mubona kanaka, urareba kanaka ukuntu akiranuka, urabona ukuntu kanaka anyubaha, ubona ukuntu agera mu bikomeye agahamya. Ntabwo twavuga ko badahari, barahari, ariko Imana ibaha umugisha kandi bambika imbaraga zo gukomeza guhagarara mu mwanya mwiza wo kuba ibyirato by'Imana. Imana ishimwe. Hanyuma rero abantu bagiye gusengerera, cyangwa se imyuka yose igiye gushengerera kuri Data wa twese, na Satani rero ajya gushengereramo. Imana imubonye iramubaza iti Satani uvuye he? Satani ngo arayibwira ngo mvuye gutembera isi no kuyizerera, mvuye kugenda rwose, nagenze isi nayitembereye, mvuye kuyizereramo, ibintu byose nagiye mbibona, mfite amakuru yo mu isi. Imana iti se warebye neza, amakuru yose wayabonye? Satani ati nayabonye. Imana iti se ahantu watembereye waba wageze ahantu hari umugabo witwa Yobu? Satani ati ntahageze da, nahatembereye nahabonye. Nahabonye, afite ibintu byinshi, afite imisozi, yarahiriwe. Imana iti rero none se niwe wamubonye, warebye uburyo akiranuka, wamwitegereje uburyo ari umukiranutsi unezeza ushimisha? Satani ati nabibonye. Ariko Satani atariko rero databuja, reka kunezeze ni mu gihe rwose. None se ko yahiriwe, uwamuhaye kubyara abahungu n'abakobwa, uwamuhaye kugira ishyo, uwamuhaye umukumbi, uwamuhaye ibimasa bihinga, uwamuhaye abaja n'abagaragu, uwamuhaye umugore umwubaha, ibintu byagenze neza, ni gute se ubundi atakiranuka? Hari abantu batekereza ko gukiranuka bishingira ku butunzi umuntu afite. Ni nako na Satani yatekereje, agira ngo kuba Yobu yubaha Imana ari umukiranutsi bishingiye ku by'Imana yamuhaye, bishingiye ku ngano y'ibyo atunze, bishingiye ko ntawasabiriza, bishingiye ko ataburara, bishingiye ko ari uko yambara akaberwa, bishingiye ko ari uko afite abana beza, umuryango umeze neza. Ntabwo ariko bimeze. Kubaha Imana ntibigomba gushingira ku byo umuntu afite, ahubwo bigomba gushingira kuko uburyo yamenye Imana. Iyo Mana yamenye ayubaha bishingiye ku byo afite. No kuba nta kintu umuntu afite akwiriye kubaha Imana. Hari n'utekereza ko rero umuntu akwiriye kubaha Imana kubera ko nta kintu afite, ariko ari guhakwa kugira ngo Imana igire ikimuha. Ariko ibyo nabyo si byo. Umuntu akwiye kubaha Imana kuko yamenye Imana, kandi akamenya ko hari icyo Imana imusaba, hari icyo Imana imutegeka. Yobu rero yari afite ibintu byinshi, yari atunze, atunganiwe. Ibyo rero Satani yatekereje ko hari ibyo bimutera kubaha Imana. N'umuntu aratunze, afite ibintu byinshi, nta kibazo afite, nta burara, ntabuze aho kuba, ntabuze uburyo agendamo, afite ingamiya arazicaraho, iyo ashaka gutembera aragenda. Ni muri kino gihe ni nk'umuntu ufite imodoka yagezeyo. Ni gute atakubaha Imana se kandi ibintu byose bimeze neza? Ni gute atakubaha Imana ataburara? Ni gute atakubaha Imana abana bajya ku ishuri? Ni gute atakubaha Imana se ku bintu ari amahoro mu rugo, nta ntambara ziriyo? Niko Satani yatekerezaga, ariko ntabwo ariyo mpamvu yatumaga Yobu yubaha Imana. Kuko Imana yaramubwiye iti rero reka nkubwire, aho ngaho uribeshye, ntabwo umuntu unyubaha ashingira ku byo afite. Oya, aramubwira ati ahubwo ntabwo warebye neza, hari amakuru udafite, wowe urimo urareba iby'inyuma bigaragara. Ahubwo umuntu unyubaha afite indi mpamvu anyubaha wowe utazi. Imana itugire neza. Abantu b'Imana bagira impamvu bubaha Imana umuntu wese atamenye. Urebeye inyuma ku bigaragara ukabona nta bihari byatuma yubaha Imana, ariko umuntu afite impamvu zatumye amenya iyo Mana,
akayikurikira zikanatuma yubaha no mu bihe bikomeye no mu bihe byiza iteka ryose akumva ko agomba kubaha Imana. Ndagira ngo ubwire ngo ujye wubaha Imana, ukiranuka ahagaragara n'ahatagaragara, wubaha Imana aho bakureba n'aho batakureba. Imana so mu ijuru irabizi kandi ikeneye gukwirata, nayo ikavuga ngo dore kanaka aranyubaha nubwo hari ibigaragara adafite ariko aranyubaha. Imana ishimwe. Nicyo cyatumye Imana ibwira Satani ikamubwira tumva rero, niba ibyo nkubwira atari kuri kubyemera, ukaba utekereza ko anyubaha kubera ibyo namuhaye, dore ibyo namuhaye byose mbishyize mu biganza byawe, genda ubikureho urebe ko atakomeza kunyubaha. Satani ati uranyemeza ko nimara kuvanaho biriya bintu byose uzakumaka kubaha? Imana iti genda ubivaneho, icyakora ubugingo ntukoreho, burashinganye. Imana ishimwe. Ubugingo bw'umuntu w'Imana burashinganye. Naho ibintu byagenda bikagushiraho nuko byamera kose, ikintu cyitwa ubugingo, attention, burashinganye. Imana yamubwira iti genda bya bintu byose zafatiro zose genda uvaneho, hanyuma uzabona ko umugaragu wanjye Yobu anyubaha atabitewe n'ibintu afite, ahubwo anyubahishwa n'umubano dufitanye, n'ukuntu azi ko ndi Imana idatenguha, n'ukuntu azi ko ndi Imana y'inyakuri, n'ukuntu azi ko ndi Imana itabara, itanga ibintu, kandi ndi Imana ijya igaruka ku muntu. Yobu rero yari afite aya makuru. Niyo mpamvu twifashishije iri jambo kugira ngo tubanze tubereke imfatiro z'umuntu. Niba uri umugabo, niba uri umugore, niba uri umuntu utarashaka, byanga bikunda ufite imfatiro. Reka turebe kuri uru rugero rwa Yobu gusa, hanyuma nawe uraza kureba ikimeze nk'imfatiro wawe. Imfatiro uraza kuzibona, kandi agira ngo babwire ngo bijya byemera ko imfatiro zisenywa, imfatiro zigasenywa. Imana ishimwe. Imana ifashe nze kukwereka uburyo nyuma yo imfatiro zishenywe ikigomba kubeshaho umukiranutsi. Hanyuma rero Satani abwiye Imana ati ndagiye koko ngiye kumugerageza, mvaneho ziriya mfatiro, mvaneho bariya bana, mvaneho ziriya ngamiya, mvaneho iriya mikumbi, byose ngende mvaneho, nindangiza ndebe kuriya muntu akomeza kubaha Imana. Mu yandi magambo, Yobu yasabwe, kandi yasabwe, Imana itanga order, go ahead, iha Satani uburenganzira bwo kugenda akamugerageza akavana izo mfatiro, ariko ntakore ku bugingo. Ndagira ngo nkubwire ngo wisuzume neza, urebe ko ubugingo ari buzima. Burya ubugingo ari buzima, ariko mubwire, iyo ubugingo ari buzima naho ibindi byose byagushiraho, iyo ubugingo ari buzima umuntu aba agifite ibyiringiro bivuga ngo Imana ntabwo izababaza umuntu iteka, igihe kijya kigera ikamugirira ibambe. Imana ishimwe. Iyo ubugingo ari buzima, uyu bugingo baba bufite ibyiringiro bivuga ngo wa mwanzi wanjye we winyishima hejuru, ningwa cyangwa nubwo naguye nzabyutswa kuko Uwiteka ari we umbyutsa. Ubugingo buzima baba bufite ibyiringiro bivuga ngo uko byamera kose buzacya, nubwo imvura ikubye, nubwo imvura irimo igwa, nubwo ubwire buhari, ariko mfite amakuru ko buzacya. Ubugingo buzima buhorana ibyiringiro bivuga ko na nyuma y'imvura, ahakorera ku ruhiro gonta, na nyuma y'imvura, na nyuma y'ibihe bibi, ibihe byiza bijya biza. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo muhumurize abantu, mbabwire ngo muhagarare ku bugingo, murwane ku bugingo bw'ubuzima. Uyu mugabo bita Yobu, Satani yaraje atangira kumugerageza, niho twari tugeze. Twahereye kuri uyu murongo wa 13.
abana be, abakobwa be n'abahungu ngo bari mu nzu ya mukuru wabo barimo binywera vino banezerewe bameze neza, bari mu kirori bishimira ko ari abantu, ari umuryango Imana yahaye umugisha. Abandi barimo bahingisha inka zahingaga n'ingamiya hafi aho ngaho, n'indogobe zirimo zirisha hafi aho ngaho, ibintu bimeze neza. Umukumbi uri mu rwuri, ibintu ari amahoro, nta kibazo gihari. Hanyuma ngo Yobu agiye kumva abona imbitsi, cyangwa umuntu aza kumubikira ibyabaye. Araza aramubwira ati yego wari ubizi, za nka zahingaga n'intuza n'indogobe zarishaga hafi yaho, abanzi baje bagira gutya barazinyaga bavanaho, kandi abagaragu bari bazikurikiye, bari baziragiye, bazihingishaga babishe babarangije, ni ngewe usigaye uje kukubikira ibyo. Yoba cyakira iyo nkuru atari yamenya, ataratekereza ibibaye, yakira indi mbitsi. Wa mukumbi wari uri mu rwuri n'abagaragu n'iki, abantu baje banyaze bajyanye bavanyeho, n'abagaragu babishe, n'ijye usigaye. Yakiriye imbitsi enye ziza zimubwira ko ibintu byose byagiye. Iya kane niyo yaje kumubikira imubwira itumva, ba bahungu bawe n'abakobwa bamweraga vino mu nzu ya mukuru wabo banezerewe, none umuyaga urahuha uturutse hirya no hino uhuza inkingi enye z'inzu, hanyuma inzu iranyeganyega, irahanuka iragwa, irabagwira bose, abasore bawe bose barapfa. Yobu amaze kumva ayo makuru ko imfatiro zose zishizeho, ko ibyo yabonaga Imana yamuhaye byose bigiye, ngo ashishimura imyambaro ye bigaragaza umubabaro, arababara, ariko akora ikintu gikomeye ngiye kubwira abantu b'Imana, arasenga. Ndagira ngo uyu murongo wa 20 w'iki gice cya mbere cyo kwa Yobu mbwira abantu mbarangira inama ikomeye. Imfatiro zawe nizisenywa, imfatiro zawe nizikurwaho, imfatiro zawe nizinyeganyezwa zikavanwaho, ujye wihutira kuri uyu murongo wa 20. Ikintu Yobu yakoze nicyo nawe ukwiriye kujya wakora igihe imfatiro zawe zashenywe. Yobu yarababaye ngo ahera ko ashishimura umwitero we, arimyoza, yikubita hasi arasenga. Imana iguhe umugisha, Imana ishimwe. Hari inzira imwe yonyine, ubundi hari inzira imwe yo gukomeza abantu b'Imana, ni inzira yitwa gusenga. Iyo umuntu yasenze akegerana n'Imana, amenya ko hari n'igitero cyari kimuteye, ari Satani ukizanye, hari impamvu icyo gitero cyari kimujeho, kubera ko ahita ajya aho bibera. Ngo yikubita hasi arasenga. Muri kwa gusenga, Imana ishimwe, muri kwa gusenga kwe ahishurirwa ikintu gikomeye, aravuga ngo ibi bintu byose ni Imana yabimpaye, kandi Imana ishimwe ko ibyo yampaye yarigize gute, ibyishubije. Mu gusenga havamo igisubizo kizima, mu gusenga havamo ihishurirwa rituma umuntu w'Imana akomeza kugubwa neza. Ngo yikubita hasi na wa mubabaro n'akagahinda k'ibimaze kuba, ariko agiye imbere y'Imana gusenga, ahishurirwa ko ibyo byose nubwo bigiye Imana niyo yabimuhaye, kandi niyigize gute, niyo byishubije. Aravuga ati Imana ishimwe, aravuga ati navuye mu nda y'isi nambaye ubusa. Muri kwa gusenga ahishurirwa ko aza akiri uruhinja, akiri umwana, nta kintu yaje afite. Ahishurirwa ko kandi no mu kugenda nta kintu umuntu ajyana. Agira ihishurirwa mu gusenga, abona neza ko naho ibintu bikomeye, ariko uko umuntu yaje niko yongera akagenda. Aravuga ati Imana rero yishubije ibyo yampaye, Imana ihimbazwe. Ageze hano hepfo gato ku murongo wa 22 hatubwiye ngo muri ibyo byose Yobu ntiyakoze icyaha, haba no kubiherereza ku Mana. Imana ishimwe. Aleluya. Muri ibyo byose byabaye, byamubayeho,
mu gihe gito, nibishaka bibe mu gihe gikurikirana, nibishaka bibe mu gihe kirekire, nushaka ubikurure bibe muri uyu mwaka, ibindi bize ejo, ibindi bize mu utaha, bize mu myaka ingahe, nibishaka bize mu kwezi kumwe, bize mu mezi abiri, bize mu byumweru, bize mu minsi ikurikirana. Ariko Bibiliya iratubwiye ngo muri ibyo byose byaje bikikubita kuri Yobu. Yobu ntiyigeze akora icyaha, kandi uretse no gukora icyaha, Yobu ntiyigeze anabihereza ku Mana ngo avuga ati Imana irampemukiye, Imana iranyishe, Imana inyishe nabi, Imana inkoze ibintu bibi. Yobu ntiyigeze acumura ku Mana, ahubwo yahagaze mu ruhande rwiza ruvuga ngo Uwimana Data wa twese irimo iratwara ibyo yampaye. Imana ishimwe ko ibyo irimo gukora bihimbaje, bishimishije, kandi Imana inejejwe nuko ibyo irimo ikora kuri ngewe ari iby'agaciro. Imana ishimwe. Duherutse kuganira ijambo rivuga ngo mureke kwihangana gusohoza umurimo wako. Iyo umuntu ari muri icyo gihe cy'ibigeragezo, ari muri kino gihe cyo kunyeganyezwa kw'imfatiro ze, asobanukirwa neza ko Imana iri gukora umurimo wayo ku muntu. Imana ishimwe. Hanyuma rero ndagira ngo nkubwire ngo ahari nawe imfatiro ziba zihari, zaba zitarasenyuka ariko zishobora no kuzasenyuka. Ejo nabwiye abantu ngo naho Imana yagerageza umuntu, ntabwo yamugerageza ngo iye kuzareka kumwibuka, ahubwo reka kwizera dufite kugeragezwe kuvanemo icyo bita kwihangana, cyangwa kubyare kwihangana. Kwihangana gutere kunesha cyangwa kubyare kunesha. Imfatiro zizanyeganyezwa cyangwa imfatiro zawe zaranyeganyejwe. Iby'imbaraga wari ufite, wari uhagazeho, wari wubakiyeho bikurwaho, ariko wabyitwaye mute? Aho ntiwabihereje ku Mana ukavuga ngo Imana rero nimpemukiye, iranyishe, yarambeshye, byagenze gute? Oya. Yobu muri ibyo byose ntabwo yigeze akora icyaha na kimwe, ahubwo mu gusenga yahise ahishurirwa ko Imana itwaye ibyo yamuhaye, kandi anamenya ko yaje mu isi ntacyo afite. Ubwo ibyo Imana yari yaramuhaye bisubiranye, aravuga ati n'ubundi igihe cyanjye nikigera nzongera ngende ntacyo njyanye. Ariko kandi nukomeza ugasoma iki gitabo, amakuru n'amateka bitwereka ko Yobu yageze aho ibyo byose birashize. Satani akora no ku mubiri, akora ku mubiri, ubwiza bw'umubiri twirata nahakoraho, kugera aho Satani yamukozeho bigatuma Yobu agera ku rwego yishima. Kwishimisha inzara bitagishoboka, akishimisha urujyo cyangwa ikimene cy'ikibindi gishaje, akishima atakibasha, kugera naho umugore yamubwiye ati ariko Yobu bikankubwire, twakoreye Imana, twarakiranutse, ariko ni ukuri ahantu bigeze rwose, Yobu we, birakwiye ko wihakana iyo Mana ubundi ukipfira, n'ubundi aho bigeze byararangiye. Reka mbabwire, iyo ubugingo ari buzima, ubugingo ari buzima, umuntu afite ibyiringiro bizima, kandi umuntu aba areba ibyo abantu batabonesha amaso. Imana ishimwe. Ariko Yobu ngo aramusubiza ati uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Amubwira ijambo rikomeye, aravuga ngo mbese twakishimira kwakira ibyiza bivuye mu kiganza cy'Imana, haramuka haturutsemo ibibi ntitubyakire? Imana itugire neza. Ni ijambo ry'umuntu ufite ubugingo bugize buzima, ariko kubera umubiri umaze guhinduka, ntawe ukimureba ngo abe yamunyweraho amazi. Inshuti ze zazimubwira Yobu ibyo bintu byatewe n'ibyaha, Yobu ibyo bintu byatewe n'ibintu wakoze, waracumuye, wishyize hejuru, wagiye, ibintu wakoze byatumye Imana iguhana. Ariko Yobu arabwira tumva, reka mbabwire, nubwo umubiri umeze gutya ariko mfite ibyiringiro. Imana ishimwe. Aravuga ngo uyu mubiri numara kubona, haleluya haleluya, aravuga ngo mfite ibyiringiro ko nzareba Imana. Aravuga ati kandi n'amaso yanjye ntabwo ari ayundi azayireba, ni njyewe uzayireba. Mfite ibyiringiro, ubugingo ni buzima, naho uyu mubiri
wamara kubura ukavaho. Imana ishimwe. Abantu badukurikiye nagira ngo mbabwire ngo naho inzitwazo, inzishingikirizo, imfatiro zose zakogwaho ariko ubugingo ari buzima, uyu muntu ufite ubugingo buzima agumana ibyiringiro. Iyo yaravuze ngo haleluya haleluya, aravuga ngo uyu mubiri numara kubora, haleluya, aravuga ngo nzareba Imana nambaye ubwiza, mfite undi mubiri. Aravuga ati kandi njyewe mfite ibyiringiro ko amaso yanjye ari yazayireba, ntabwo ari ayundi. Aravuga ati njye nzayireba, ibyiringiro mfite ndumva ubugingo ari buzima, nzareba Imana. Na nyuma yuko umubiri uvuyeho, cyane ko n'indi mfatiro zari zavuyeho, aravuga ati n'uru rufatiro rwitwa umubiri niruramuka rukuweho, nzi ko nzareba Imana. Imana duhanukira. Yobu yavuze irindi jambo ryiza, aravuga ngo reka mbabwire, aravuga ngo nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi aravuga ati kandi amaherezo azahagarara ku isi. Nzi yuko umucunguzi wanjye ahari, nubwo bimeze gutya, nubwo imfatiro zanyeganyeze, nubwo imfatiro zakuweho, nubwo imfatiro zashenywe, ariko nzi ko umucunguzi wanjye ariho. Aravuga ati kandi amaherezo azahagarara mu isi. Imana ishimwe. Imana itugire neza. Nugenda ukagera mu gitabo, mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo wanditswe na Matayo ku gice cya 28, ndatekereza ahantu ibimenyetso n'ibitangaza byabaye Yesu Kristo amaze gupfa, amaze gushyingurwa, amaze kujya mu mva ku munsi wa gatatu. Ku munsi wa gatatu, aleluya, ku munsi wa gatatu mu rukerera bagiye kumureba bagasanga atarimo. Hari igitangaza cyabaye, intumbi zose zirazurwa, abera bose barazurwa. Imana ishimwe. Kristo Yesu abonekana nabo mu murwa akimara kuzuka. Abo ngabo bazutse ngo bagiye babonekera benshi, abantu bakagenda babona bati uranika naka turamubonye. Babonekera benshi bari kumwe na Kristo Yesu, Kristo akorana n'abigishwa ibintu n'ibitangaza, abonekera abantu benshi, nabo bagiye bapfa bizeye umwami Yesu. Imana ishimwe. Yobu yahanuye ikintu gikomeye, aravuga ngo nzi neza ko umucunguzi wanjye ariho, kandi amaherezo azahagarara mu isi. Yesu yaje mu isi rero, hari abantu bari barasinziriye, ariko ijambo Yobu yavuze ryarasohoye. Imva zarakinguwe, abizera bose bazukana na Kristo Yesu. Imana ishimwe. Umuntu uri mu bihe bikomeye byo kunyeganyezwa kw'imfatiro ze, ubugingo ari buzima, abafite ijambo rizima ry'ibyiringiro ryo gukomeza abandi, bakaza bati wakoze icyaha, akavuga ati rwose nubwo mwanshinza ko nakoze ibyaha, ariko ndumva ndi muzima. Murabizi ko yagiye no gushinga urubanza ku Mana. Imana ikamaze iti Yobu we buretse sha, kamubaze nawe unsubize. Ngira imfatiro z'ijuru wari uhari? Mbamba kiriya kirere nkashyiraho ijuru wari urihe? Kiriya imfatiro z'isi niba wari uhari nsubiza. Imana imuhata ibibazo kubera za ntege ntiyagire muri cya kigeragezo, kubera ariko Yobu amenya neza ko akwiriye guca bugufi imbere y'Imana, kuko byose ari Imana yabimuzanyemo, kandi Imana ifite umurongo mwiza. Turashimira Imana yagarutse kuri Yobu nyuma y'igihe cyose, za nshuti ze zose zigiye kugibwaho n'ibyago. Imana iramubwira ngo irazibwira ngo nizize kuri Yobu azisabira umugisha. Hanyuma Yobu arabasengera, abaha imbabazi. Bene data, mujye mumenya no gutanga imbabazi kuba bahemukiye muri mu bihe imfatiro zanyu zanyeganyezwaga. Hari ababa barabavuze, hari ababa barabiciye ku gakanu bavuga bati ntibizashoboka. Umunsi Imana itabaye ikabagirira neza, mujye mumenya gutanga imbabazi. Imana ishimwe. Hanyuma Yobu Imana yaramushumbushe, muhereza abana basore n'abakobwa, irongera imuhereza byinshi, arahirwa kuruta inshuro nyinshi zirenze ibyo yari afite mbere. Imana imugira neza. Imana ihimbazwe. Tugana ku musozo, twasomye ijambo tugiye kuvanamo igisubizo kivuga ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, ariko nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Avuga ngo twebwe rero ntabwo dufite gusubira inyuma, ahubwo dufite guhamya kwa Kristo Yesu. Imana itugire neza ngo ducungure ubugingo bwacu.
wowe udukurikiye, nyuma y'ibyo byose katwongere dusome umurongo wa 38 w'igice cya 10 cy'uru rwandiko rwandikiwe Abaheburayo. Havuze ngo iki? Havuze ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. 39 aravuga ngo ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Imana itugire neza. Mwene data dukurikiye, nyuma y'uko imfatiro zawe zisenywe wabyitwaye mute? Nyuma y'uko imfatiro zawe zinyeganyejwe wabyitwaye mute? Ese imfatiro zawe nizinyeganyezwa, ndakurangira umuti wo gusenga kugira ngo utihakane Imana muri ibyo. Kandi igikurikiyeho, umukiranutsi asigara abeshejweho no kwizera. Kumwe nakubwiye ngo ubugingo iyo ari buzima, umuntu afite ibyiringiro, umuntu afite ukwizera kwa nyuma y'ibiri hirya y'ibyo abantu batabonesha amaso y'umubiri. Bene umuntu ufite umutima, ufite ubugingo bukiri buzima, abeshwaho nuko kwizera kumwizeza ko n'ibyo arimo kunyuramo hirya yabyo hari ubundi buzima, hirya y'ibyo arimo acamo hari ibindi bihe byiza Imana imuzaniye. Kandi nubwo abibonesha amaso, abantu bafite amaso y'umubiri batabona, bene uyu muntu ibyo aba yizera bari ibyanyabyo. Uyu mwanditsi yaravuze ngo rero twebwe ntabwo dufite gusubira inyuma, ahubwo dufite kwizera kugira ngo dukize ubugingo bwacu. Ntabwo dufite gusubira inyuma ngo turimbuke. Ndagira ngo mbwire abantu b'Imana, ab'imfatiro zashenywe, ab'imfatiro zanyeganyejwe zigasenywa, ab'imfatiro zihengamye zenda kugwa, ab'imfatiro babona zirimo zigenda zigwa umunsi ku munsi, ndagira ngo mbabwire ngo nimukomere ku byizerwa, nimukomere ku byiringiro byanyu, musenge Imana kugira ngo ibyiringiro byanyu bibubakire urufatiro ruzima rwo guhabwa ubugingo buhoraho, apana kurimbuka ngo musubire inyuma, ahubwo murwane mujya imbere kugira ngo ubugingo bwanyu mu busove. Murakoze cyane. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Urakoze cyane wowe udukurikiye, wowe utewe ishyaka n'umwete wo kugira ngo Imana iguhe imbaraga zo kongera kubaka ku byera, kubaka ku rufatiro ruzima, kwizera kugira ngo imfatiro nibe zashenywe, nibe zaranashenywe ugacumura ku Mana. Dusomye Yobu ko atigeze akora icyaha na kimwe mu byamubayeho byose, ahubwo yavuze ngo ibi byose ni Imana yabimpaye kandi nibyishubije. Kandi navuga ngo uko byagenda kose naje mu isi ntacyo mfite, nzagenda ntacyo mfite. Uyu mugabo Yobu, Imana ishimwe cyane, ubugingo bwari buzima, yari afite kwizera kuzima, kandi kwizera kwamuremeye ibintu bizima bifatika, aho yavuze ngo nzi ko umucunguzi wanjye ariho kandi amaherezo azahagarara mu isi. Avuga ngo umubiri wanjye numara kubora, avuga ngo nzareba Imana nambaye ubundi bwiza. Ibyo byose byarasohoye, umubiri we ukimara kubora agahambwa nk'abandi bose. Imana ishimwe. Yesu yaraje kandi zimva n'ibituro byarakinguwe, abera bazukana nawe. Imana ishimwe. Ejya mubwire kandi Imana yamugarutseho mu nyuma, ibyo yabonye akavuga ati hari ibyiringiro, mfite ibyiringiro ko igiti gitemwe cyongera kigashibuka, kikongera kigashibuka kikagira amababi ndetse kikera imbuto nziza. Imana ishimwe kandi himbazwe. Na nyuma y'uko rero imfatiro zishenywe, umukiranutsi ufite kwizera, uko kwizera niko kumubeshaho. Ndabasabira imbaraga zo kwizera, gukomera ku Mana mu kwizera kugira ngo mukize ubugingo bwanyu. Imana iduhana umugisha. Ahari waracogoye, ahari wacitse intege, ahari hari ibyakubayeho ubona ko bizagutandukanya n'Imana, ariko ndagira ngo nkubwire ngo muri uyu mwanya Imana iguha umugisha. Dusenga n'Imana, tubwire Imana ngo twongerere imbaraga kugira ngo iminsi dusohoyemo itatuma dusubira inyuma, ahubwo ducungure ubugingo bwacu. Mana, turagushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye w'ijambo ryawe. Turagushimiye Mwami Imana yacu, kuri Imana ijya igaruka ku muntu, na nyuma y'uko imfatiro zishenywe ujya ugaruka ku muntu, na nyuma y'uko imfatiro zishenywe kandi ubugingo bukaba buzima, ugahereza kwizera gushyitsa umuntu kugira ngo akize ubugingo bwe. Natwe turagushimiye uyu mwanya uduhaye, tuvuganye n'abantu bawe kandi turabasengeye ngo bakomeze umutima kugira ngo ibyo banyuramo n'ibyo bazacamo byose bazakomera umutima muri byo, kwizera kujya imbere no gusenga kugira ngo Mwami Imana yacu bazakize ubugingo bwabo. Urinde benshi gusubira inyuma kubw'impamvu zitumye Mwami Imana yacu urufatiro rwabo rukurwaho, ahubwo bahe kugwiza imbaraga muri bino bihe. Urakoze kumvishe gusenga kwacu, nuduhana umugisha n'abera bose kubwa Yesu Kristo Mwami wacu. Amen.